Hello guys, muri video ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga online nta gishoro. Aho ngiye kukwereka inzira ku yindi, uko wakwiyandikisha ndetse n'ibisabwa kugira ngo ubikuze. Wowe kiraza kugusaba kuri iyi video no kureba no video kuva ku ntangiriro kugera ku musozo ntacyo na gitarukije kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ndetse iyi application ngiye kukwereka irizewe 100%. Ukimara gukanda kuri link uraza guhita wisanga ahantu hameze gutya. Iyi ni application tugiye gukoresha bayita HiFarm. Uraza wowe guhita uze uyikanteho, uze uhita uyistoringa nimba utayifite. Ngiye ko nyifite ndahita nkanda hano handitse ngo open, mite nyikandaho tubanze twiyandikishe. Baratwereka nitugeramo baratwereka uburyo butatu bwo kwinjira mu Google login dukoresha Facebook cyangwa dukoresheje TikTok. Rero byiza nuko cyangwa se inzira yoroshye uhita ugakoresha hano kuri Google, ni ugahita ukoresha ukakanda gutya. Tuza dukande kuri Google batwereka ama account dufitemo, dutoramo muri email dufite muri telefone yacu. Ndetse mwibutse ko mwene is application uzukanda ndetse ngo agree and share. Ndetse mwibutse ko izi application bisaba ko ufunguramo account imwe kugira ngo ufunguremo indi account, ubwo byagusaba ko telefone yawe uyiforomata. Ukimara gushyiramo email yawe uraza guhita wisanga ahantu ameze gutya. Twebwe uri kubona ko handitsemo Rwanda n'ubundi nicyo gihugu ubu ngubu turimo. Ubwo utari mu Rwanda cyangwa uri nk'i Burundi, ubwo wahita ushaka igihugu cyawe ukaba wagishyiramo. Ndaza mite nkana handitse ngo confirm. Nimara guhakana neta nza hano handitse ngo name, ushyira amazina yawe wifuza kuzajya ukoresha. Uraza hano ugahita ushyiramo amazina yawe wifuza kuzaba ukoresha. Reka tuvuge ngo Eric. Tukaza hano gutya, ukaza kuri gender ugahitamo uri umugore cyangwa se uri umugabo. Ugahita uhitamo male, ugahita uhitamo. Uri kubona ko hano hejuru naho hari ahantu ushyiramo ifoto. Iyo ushaka uhita ushyiramo ifoto. Hano rero uraza ugahita ushyiramo umwaka wavukiyeho cyangwa se amatariki wavukiyeho. Wenda reka dushyireho 2006 dukande confirm. Iyo ufite invitation code nayo ihita uza ukayishyiramo. Nge rero uko nyifite ndahita nza nshyiramo iyo invitation code. Nawe niba uyikeneye urareba muri comment ya mbere, niho uraza kuyikora iyo invitation code nawe uze kuba wayikoresha. Nusoza uraza guhita ukanda hano handitse ngo complete. Tegerezaho gato, ubwo uraba usoje kwiyandikisha. Numara kwiyandikisha rero uraza guhita wisanga ahantu hameze gutya. Uraza guhita ubona hano handitse ngo level up. Uri kabona ngaha hano gutya ngaha. Urikubona ko dufite amarevo menshi atarazamuka, kandi uri kubona ko kuri withdraw hano hejuru uri kubona ko dufite 0.0 by'amadolari. Noneho kugira ngo utangire kugira ikintu ukorera uraza ufate kano kantu use nk'ukazamura gutya. Iyo umaze gukora ako kano kantu usa nk'ukazamura kari kuri level up, uri kubona ko handi hari withdraw hayisajya 0.05. Ikintu ugenda ukora ni ugukora ibintu baba bari kubwira. Uri kubona ko tumaze kugera kuri 0.06. Ugenda ukora ukagenda byiyongera, ukaza hano hari akantu kameze nk'akanyanjoro. Uri kubona ko gutya agenda yiyongera gahoro gahoro. Wowe ni kugenda ureba kuri level up. Kubona ko tugeze none twebwe ikintu turaza guhita dukora, turaza twikande hano ndetse withdraw, turebe se nibiki bisabwa kugira ngo umuntu abe yabikuza. Uri kubona ko dufite 0.07, kandi uri kubona ko byibuze kuri gwera kuri 0.1 ni utangira ko watangira kuba wabikuza ayo mafaranga. Ikintu rero turakora tuhita tugaruka kuri home. Ikintu bisaba no kuba wakoze amatask menshi byibuze. Hano urikubona ko dufite 0.07, byibuze ukaba ufite 0.1 kugira ngo utangire kubikuza. Mwibutse ko iyi yari part 1 ya HiFarm. Tuzabona part 2 noneho dukora, nzaza mbereka ese ni gute twabikuza. Zekuza tuyibonaho uduce twinshi, ndetse kuko iyi application irizewe 100%. Rero mwibutse nimba uri mushya kuri YouTube channel yacu kandi subscribe, ufungura inzogera. Ndetse ikindi waba wifuza twazagukoreraho cyandike muri comment kugira ngo tuzakibonane muri video y'ubutaha.